ujya humura n'undi wacu w'Musanze ajya ateka ubusa akabwarura ubusa kandi ubusa akabushyiramo n'umunyu gusa se babwarura babuteka gute cyane nzabikwereka ubutaha nzabikurisha guteka ubusa ubutaha ibyo bintu ugomba uzabinyereke cyane n'uburyo wateka umureti utarimo amagi cyane cyangwa ukuntu wabyara udatwite yangakijwe n'abakobwa ba hano cyane cyane mu mujyi wa Kigali kubona umugabo muzima umusore kubera ko abagabo barahari n'ufite urugo wamutwara n'ufite abana wamutwara ibaza umugabo batwara ubwo wowe wamumarana kangahe n'abandi bakamutwara udashoboye kumwitaho wayi ikaze kandi Imana iguha umugisha wowe udahwema kudukurikira kuri iyi channel yacu iragabura nubwo itaragaburira mwese ariko hari abizatunga. Iyi ni Wivine yego ntabwo nyivuze nabi, cameraman niwe nyirayo. Uyu munsi naje kuganira namwe, uyu munsi naje kubabwira ibyo amatwi yanyu yarakeneye kumva. Njye nitwa Mavite, umusore witonda, umusore Imana ikunda kurenza abandi bose. Bw'intu tureka ati washuma hano ya naye ndacocita kuri ico kiribwa. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo 3 zonyene ubundi dusoze. Ntabwo dukora ibiganiro birebire reka ariko muri iki kiganiro turaza kuba turi kumwe n'ikinyobwa B1 Gin, ikinyobwa cyuje ubuziranenge. Ikinyobwa unywa ugatangira ukaba inzobe ukagera mu nda zeru utagiye muri Nigeria. Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze kubagira neza mwebwe mukunda ikinyobwa cya B1 Gin. Turaganira ku ngingo 3 zonyine. Uyu munsi urubyiruko duhangayikishijwe no kubona amafaranga. Hari abantu bajya kwiba, hari abajya gupepura abantu mu muhanda, hari abajya gukora bakabona mu buryo bwemewe n'amategeko, hari n'abandi basabiriza atari uko adafite amaboko abiri, atari uko adafite aho yakora ahubwo icyo bise ubunebwe. Iyo ni ingingo ya mbere turi buze kuganiraho. Ingingo ya kabiri turi buze kuganira ku cyiswe urukundo. Uyu munsi inkundo ziratandukanye, hari abantu bahangayikishijwe no kuba badafite aba boyfriend, hari abantu bahangayikishijwe no kuba badafite aba girlfriend, ariko byose ni mu mutwe. Uyu munsi nanjye nicaye hano nta shiringire ariko ndamushaka, biteretse icyumweru nzamukwereka. Indi ngingo ya 3 sasa yanyu turuzi kuganirira, turaza kuganira uburyo wabyaza imbuga nkoranyambaga umusaruro ku buryo zagutunga zigatunga n'abagukomokaho. Ntaribagirwa reka duhere kuri iyi ngingo. Uyu vino uragenda unyibutse izo nibagiwe nta kibazo. Reka duhere kuri yo kuba wakoresha imbuga nkoranyambaga zikagutunga cyangwa se zigatunga abagukomokaho. Wivine muri waryo ku mafaranga ya showbiz cyangwa muri social media? Muri social media Yego. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi nariyeho. Wigeze no kujya kurya yo kwa MC nari igihe byandi bakubwira ngo akira umukunzi. Ingingo impamvu iraza guhura nayo nuko nawe wigeze kujya gushakisha hari umukunzi. Hariya waramubuze waramubonye? Umukunzi naramubuze. Hariya bagume bamunshakira ahubwo. Hariya byagenze biti baragiturikije cyangwa? Naje gusanga nta numwe turi guhuza. Hanyuma se ni wowe udashobotse cyangwa nibo bari badashobotse? Ntago twari dushobokanye. Bantu banje rero yantumiye ariko ni ngiye kumuhostinga. Ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma se bira bintu bikorwa biti? Igipirizi giturikije ubumwanze umufetse. Hari ibyo mama mudahuje nyine y'umuntu se nabonye umugaruka. Uragaruka. Yego. Hanyuma muraye ndi kwitegura gusubirayo gushaka undi. Nutamubona bizagera bite? Ni ntamubona so nzamubura burundu we. Ese uremera ko abagabo babuze? Abagabo ku ruhande rumwe ashobora kuba barabuze ku rundi batarabuze. Ufite bangahe ubitse mu rugo? Abagabo ntabo mbitse. Yego nta nabuzabona. Kubona umugabo ni ikintu gihangayikishijwe n'abakobwa ba hano cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Kubona umugabo muzima. Umusore kubera ko abagabo barahari n'ufite urugo wamutwara n'ufite abana wamutwara. Ibaza umugabo batwara ubwo wowe wamumarana kangahe? N'abandi bakamutwara udashoboye kumwitaho. Wowe bamutwaye ko badashoboye kumwitaho? Ugiye kumvanga nari nibereye ku ngingo y'ukuntu wabyaza. Oya ntago nongera kukuvanga. Umusaruro ukajya urya utarinze kwiba ukajya urya. Nanjye ndi umunebwe, niyo mpamvu uzajya murandi kwira kuri social media. Ndi umunebwe ntaho nshoboye gufata isuka, niyo mpamvu naje gukoresha umunwa. Hari ibintu byinshi wakoresha bikagutunga. Ndaguha urugero rwa hafi. Uko ufite nyashi, iyo nyashi ishobora kwishyura inzu. Uko ufite nyashi yashyira lift bakayimuha. Urabizi neza uri umukobwa uteye neza ntabwo ushobora kubura lift cyangwa se umuntu ukugeza Remera uvuye hano nk'Ikanombe. Nicyo nzira rero. Zira kuba nta nyashi ngira. Uzajye kubiregera ababishinzwe barebe kwagira icyo bagufasha. Hanyuma social media ushobora kuvuga ati se zantunga gute, YouTube izahemba ryari,
Ndaguha ubusobanuro bubiri bwa hafi. Ntabwo YouTube utegereza amafaranga yo guhemba, iyo no gutwika no YouTube itabiraguhemba, ushobora kubona akazi ko kwamamaza. Kumva nka company ya Roots Investment iraguhamagaye ati twamamariza. Kumva company ya IEM iraguhamagaye ngo twamamarize. Ukumva nka Denyigisi wogoshe neza mu mujyi iraguhamagaye ati nyamamariza. Bikagutunga mu gihe social media itaratangira kuguha ya mafaranga wowe wakoreye, ukaburya no kuri ayo y'abakire ati twamamariza. Ikindi noneho ushobora kuba ati sinone social media igwende mu gihe kingana iki. Iyo umunebwe urakoresha nk'amezi 5 kaya. Sige mbona Wivine watajya cika intege yahereye kera ewana urakora umusa. Kantu kitwa kwizirika ko ndagashoboye. Ibyo bediba byita kwihiringa muri migwi Kigali. Okay. Naye ndacho tata kwihiringa. Nyagarabanse bo nyagakara inamile. Hanyuma nyibutse izindi ngingo. Ku ngingo y'urukundo. Urukundo rero. Ubuze uko muzati nagiye gushaka umusheri ndamura nagiye ntabwo ucine jye uzakomeza ujye ariko se ujye gushaka igishaka amafaranga hari umuntu ugeze gushaka amafaranga umukunzi azizana cyane hari umuntu ugeze kugira ahubwo mbwiye akantu keza hari umuntu ugeze kugira ati ushashaka inyama imbwa zizizana ntabwo yaravuze ko abazazo bazabarimbwa cyangwa rimbwa akazi aho kigaragaza ko iyo ufite ibigutunga cyangwa se ufite n'amafaranga ntacyo utabona yako nundi nibyo urumva rukuntu kuvuga ngo aha amafaranga kubise ngo ahita horoha nibyo tubeshe urumva amafaranga tubyuka twicaye hano kubera amafaranga ndetse kugira ngo tubeho Imana ibigiramo uruhare ariko bikanyura no mu mafaranga urumva iyo uri gushaka umupate ntabwo uri gushaka umuntu ugufasha bivuze ngo azaba afite icyaje kugufasha niba ntacyo ufite ntawe uzabona ariko ushobora kugikora ukazakimufasha ntabwo ari ko ushaka umugabo ari ugiye kukugaburira uri ikimuga se ntuzi gukora oya nyine kandi ngomba kuba mfite ibyo agomba kumfasha kuva wavuka wari wibaho oya ntago ndiba byiza cyane nta nubwo nziba yego ni nabyiza nanjye ndabikunze kwiba ntabwo ari ngombwa kwiba ntabwo ariko kazi ushobora no gukora ibindi bintu nyine bidasimbuye so bisimbura social media ushobora kubaka uzi imishinga myinshi ushobora kogosha ushobora gucuruza intoryi abakobwa mu benshi nzi bamwe mayira hano haragura ko ntabwo nabavuga bahaha bakagura imboga akagenda akarangura igifuka cy'intoryi akagenda akarangura icy'amashu ugasanga akoresha igishoro cy'ibihumbi 30 atunze iwabo afite igisima cya buri kwezi 2020 kandi ukabona bimeze neza arambara neza kandi ukabona ko nyine ari abantu kandi ibintu ni sawa cyane tujye ku yindi ngingo turi no kugana ku musozo bigano byanjye ntabwo byo bitinda ntugatinde mu nzira iyo ngingo twahereyeho yitwa iki ingingo twahereyeho harya yitwa ngo iki nyibutse oya yari urukundo buryo byaza imbuga nkoranyambaga umusaruro iya mbere ewe nahushye ku nyama data ngo wantumiye se ko bajya bavanga abantu bagirwa n'abantu bahereye mu myaka ya 50 gusubiza hejuru nawe iyo myaka urayifite shamenya nyifite myaka 50 mu mutwe ariko pana mu mubiri uyu mutwe byo dufitemo ni byinshi mu mutwe dufitemo kadasiteri na etage ebyiri n'imodoka zarandikuruza 6 amakamyo 7 ari kuva muri Kenya ya Scania ibintu bibiri mu mutwe ni byinshi nanjye mfitemo amafaranga ariko nabuze umuntu yandikurira ngo yanshire mu ntoki hanyuma umunsi wamubonye uzamundangire umeze ute gukura amafaranga mu mutwe akayashyira mu ntoki nawe uyafitemo se menshi nkangahe umenya ko ari menshi gusa nyine nanga ewe ese undi munsi nta mafaranga ngaho umuntu yagukumva anyuzwe umva ndanyuzwe amafaranga se bura ko nta mafaranga ajya nyira umuntu ariko umuntu yaguha ikintu numva ko ngiye yampaye amafaranga nkanyurwa nigiye yampa amafaranga nzakoresha nkabona andi nkayabyaza umusaruro hanyuma se umunsi unagwaye 2020 ntabwo wabizunguza kandi ukabona 40 yego birashoboka hanyuma se warabibuze narabibuze uravugisha ukuri wagurishije telefone kandi ari izamfasha kubona andi ayo mbona make nayo nyabona kubera ko nyifite okay yesa cyokoza wihimbiye agashinga abakobwa gukurikira kandi ukabutabere ku buryo bashobora kuba babyazana bimbuga umusaruro ukazasanga ejobundi urukuyarya wimereye neza bari kugira ngo nguriza niki ese ari abantu bajya bakwegera kugira ati natwe dufashe turi gukuru twafungura imbuga natwe tujye kuri YouTube yego barahari wibuke ko mikoro zawe niba zitari gukora ntabwo ndubisiremo ikiganiro ndasoza mpita ngenda abonye ko na moto yanjye paritse hariya nta kibazo hanyuma Vivine yego kugira ngo ntazabona kuniganya ijambo umurizaho nta kibazo umunsi abantu batazavuga ngo ntabwo hostinze cyangwa ngo ni ngewe wakwakiriye kandi uri iwawe njye ngwana kari buri iwawe bitwaye iki urumva winjira aragwaye karibu gwahise uba umwana mu rugo turavuga umwana mu rugo ubwo harya umwana ungana nkawe sabaho
aya ngende mukuru urandakuze nubwo abantu bakunda kumbona ngo ndi nk'umwana ariko ndakuze ndege nta kivanga niyo wirira cyane kitaranayijya mutazanayijya urabizi nzayijyamo humura ntagereza z'indege ziba urana ikintu cyanjyana mu ndege no kuba ngiye gufungwa gusa nyine indege iba yari gereza wakubita n'umuntu bakagufunga nese ubona ari nk'iki kintu nkora cyatuma bamfunga ntabwo gufungwa biteguza cyangwa se ari cyo bigenderaho nyine ntabwo biteguza ntabwo bagufunze muri covid oya kugira amahirwe ntabwo waba ikintu kigufundisha no kunyura ahantu umuntu akaguha nk'ikintu mu gikapu cyangwa nk'urumogi agahita ahamagara kuri polisi ati mbonye uko gucuruza urumogi kandi ari uruguhahisha bagahita bagufunga ibyo si ibintu bibaho turi kugana ku yangize ngo uri kundeba ukabona isura yanjye ibiranye no gufungwa nta muntu ugira isura ibare gufungwa kandi umugabo n'ufungwa burya nta mbwa ifungwa isari imbwa ziri muri gereza umwihana ifungiye njye kuyisura ntayo nzi cyane nubwo abantu bajya bavuga ngo uriya mugabo ni imbwa ariko bajya babanza ngo baba babanje umugabo umugabo ni umugabo cyangwa bakavuga ngo uriya muntu ni imbwa baba babanje umuntu yes umuntu afungwa byo ni ibintu bibaho by'ubuzima bwa buri munsi hanyuma rero nta kintu wamaze ngo ritahire ingingo ya mbere twahereho ryariye wayibagiwe nayibagiwe nibutse nanjye nayihoreye oya wiyihorera uyihorere yiki nanjye nayibagiwe nawe wayibagiwe oya ntabwo wabinkorera ibyo bintu byo kuyibagirwa none uyu munsi niwo ruje kunyakira ariko byarangiye ngiye kwakira bitewe n'ubutesi cyangwa se ubuturage wifitiye ariko ntabwo nabikurenganya rega uyu munsi nangiye kukuzana muri content neza ubundi wari umutetsi ntabyo wari uzi ubundi nari umutetsi uri kwigisha abantu ukuntu bakata intoryi si ko wazikata zose niba apfa kwandikamo zidakase ko warya oye zidakase ariko zatinda gushya nzakwereka umuntu ujya uteka amagi adatonoye akarya adatonoye ubwo igifu cye kimeze gute kandi n'umunyu akawushyiraho bidatonoye gutyo agasiga hari umunyu ukora imeze gutya ariko turiya dushishwa twazo ngo tugira vitamine nyinshi nawe uzaturye turebe hari n'undi wacu nzaturya ahubwo n'undi wacu w'i Musanze ajya ateka ubusa akabwarura ubusa kandi ubusa akabushyiramo n'umunyu ubusa se babwarura babuteka gute cyane nzabikwereka ubutaha nzabikurisha guteka ubusa ubutaha ibyo bintu ugomba uzabinyereke cyane n'uburyo wateka umureti utarimo amagi cyane cyangwa ukuntu wabyara udatwite kubyara udatwite byo ntibishoboka nta muntu urabyara muri batisimo ntawe nta muntu urakubyara muri batisimo barabyaye hanyuma se bari bagutwite barantwise urakwaje ubaseriye kandi mba numva umuntu azakomera muri batisimo ntago bantwise ese uravuze ngo kuva navutse batantwite yari Wivine winner reka Wivine 250 Wivine 250 reka dushimira abakoze sabo dushimira abantu badukurikira buri munsi kandi turagirwa ku bwanyu tujye kujya tuba content nyinshi kandi nziza Imana igiduhana umugisha itwongere kwizera ndetse ikirenze yiturinde burya iyo ibintu byose bishizemo Imana bigenda neza Imana n'umubyeyi ariko kandi natubera umurinzi hano uzaba uhuye n'imodoka igonganye n'indi ukavuga ngo Imana yakinze ukuboko kandi kuko biba byabaye byo ikintu ukuboko kabirebera mu maso yawe ariko ntibikugireho kandi byanakubaho ugasanga urorokotse umusara abantu bapfuye umusara abantu bategemiye kumuko bazima ariko wowe uriho niwo mwanya wo gushyira Imana mu bintu byawe usenga cyane niyo waba uri ibandi niyo waba uri umujura niyo waba uri ikimara niyo waba uri umusinzi uri ubutubuzi ugera igihe wibuka Imana ubwira ati Imana mfasha iyi ngeso nyereke niyo waba uri indayo mu gisimenti uyu munsi ugenda uvuga ati Imana mfasha ibintu mbireke Imana ni nyembabazi Imana n'umubyeyi wacu ciao biraryoha kubona umuntu w'umusore cyangwa inkumi asenga cyangwa se avuga Imana mu kanwa kayo ibyiza biturangweho ciao ngiye nitwa Mavete cameraman yari Wivine